ubushize nimba mubyibuka neza twari turi kwiga uburyo Isilamu yazamutse ndetse n'uburyo ukurikije ibyo yigishaga ndetse n'uburyo yagukagamo byangirije Christianity cyane nyine yo muri icyo gihe, cyane cyane mu gice cy'iburasirazuba, uburyo ubukristo bwabaye nk'ubushizeyo kubera ko Isilamu yigishaga ibintu bitandukanye n'ibyo ubukristo bwigishaga, ariko ntibyigishe gusa ahubwo igakoresha n'ubugi bw'inkota kugira ngo ironke abantu babasha kwemera inyigisho za Muhammad. Rero ibyo byatumye abisilamu bagenda bamera nk'abasenye imijyi yose yari ikomeye yari y'ubukristo, cyane cyane mu gice cy'iburasirazuba. Nibyo twarebaga, turi kureba nyine ibyo abisilamu bizera muri rusange, ndetse tunareba n'uburyo bihabanye n'ibyo abakristo bizera. Bimwe mu bintu twavuze abayisilamu bizera, icya mbere nuko abayisilamu batajya bemera ko Yesu Kristo ari Imana. Bamwemera nk'umuhanuzi nk'abandi bose, kubera ko idini ya Isilamu uburyo yubatse mu buryo bizera ko Imana iri ahirengeye cyane, bityo itigeze ica bugufi ngo ibane n'abantu mu buryo abakristo bizera ko Imana yambaye umubiri ikaza kuba mu isi. Rero ibyo bituma bavuga yuko Imana yagiye yohereza abahanuzi mu bihe bigiye bitandukanye kugira ngo bagende bakebura abantu babagarure ku Mana, hanyuma bakavuga ko umuhanuzi wa nyuma ari Muhammad. Ari naho bagera muri Bibiliya bakavuga ko ngo Bibiliya yari yahanuye Muhammad. Yego. Iyo bari gukoresha Bibiliya, ariko bisomye nyine usanga ari ibintu by'ibihimbano biraho. Bavuga rero ko umuhanuzi wa nyuma ari Muhammad. Hanyuma rero ukwemera kwabo gushingiye muri pila eshanu. Icya mbere mu Isilamu agomba kuba agira icyo bita shahada, cyangwa se ni nk'icyo twita nyine creed, indangakwemera z'abakristo. Nka kuriya Bibiliya nyine ubona abakristo ba kera bavuga ngo hariho Imana imwe, hariho n'umuhuza umwe w'abantu n'Imana, nawe ni Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu. Iyo ni creed, ni ukwemera ko abakristo nyine ba kera. Yego, ngo hariho Imana imwe ariyo data wa twese, hariho umubatizo umwe, hariho kwizera kumwe, tugenda tubibona muri Bibiliya. Izo ni creed. Rero creed y'abayisilamu yo baravuga ngo nemera Imana imwe n'umuhanuzi wayo Muhammad. Actually iyo niyo creed y'abayisilamu, bayita ngo ni shahada. Hanyuma ikindi kintu abayisilamu bashingira yuko nanone Imana yabahaye yuko bagomba gusenga 5 ku munsi berekeje i Maka. So icyo nacyo kiri mu bintu biri kowa cyane ku myizerere yabo. Ikindi kintu bavuga ko umuyisilamu nibura rimwe mu buzima bwe yakabaye yarakoze urugendo rujya i Maka, aho amateka yayo yubakiye. Urwo rugendo nirwo bita haji. Niyo mpamvu iyo umuntu avuye i Maka bamwita ngo ni haji cyangwa ngo ni hajati. So icyo nacyo ni ikintu kiri kowa cyane. Ikindi kintu kiri kowa mu bayisilamu, bemera yuko umuyisilamu agomba gutanga cyangwa se gufasha abababaye. Hanyuma agomba gufasha abababaye. Icyo ni ikintu nyine bemera cyane kiri ku mutima w'ibyo bizera. Ibindi rero byo bibiri bisigaye bimera nk'ibisimburanwa. Habamo yuko bemera yuko nyine bemera yuko bagomba kurwana intambara ntagatifu, jihad, ariko rimwe na rimwe bamwe usanga batabivuga rumwe, bagashyiramo indi ngingo ntari kwibuka, ariko iyo bajya bayisimburanya. Ikindi kintu abayisilamu noneho muri rusange bemera Korani nk'igitabo cyaturutse ku Mana, direct kiviriye ku Mana, ikagiha marayika Jibril, hanyuma Jibril akakibwira Muhammad. Niyo mpamvu Korani bayita ngo ni recitation. Uvuga Muhammad yasubiraga, yongeraga to recite, yasubiraga mu ibyo nyine marayika Jibril cyangwa se marayika Gabriel yamuhishuye. Bavuga ko rero Korani yavuye ku Mana, bakavuga ko iri uncorrupted, itari corrupted. Yego. Ikindi bemera ibyo bita sharia. Sharia nuko nanone nyine umuyisilamu apati y'ayo mahame 5 agomba kugendera ku mahame ya Kisilamu. Amahame ya Kisilamu ubwo no kuvuga ngo hari ibyo ntavuzemo,
ariko muri sharia nyine bizamo nka kuriya bambara, uburyo binjira mu rusengero bagiye gusenga, so biriya byose biza mu cyo bita sharia. Ibijyanye no gushaka ibyo biza muri sharia, biza mu mategeko nyine ya sharia. Buryo hari n'igihe baba bafite ibihano nyine bikakaye rimwe na rimwe ku muntu nyine wishe ayo mategeko ya sharia abayisilamu bagenderaho, bajya bagera no ku bihano by'urupfu. Hanyuma ikindi kintu nuko abayisilamu bagira ikindi gitabo bagira ibindi bitabo bita hadith. Byo ni byinshi, ntabwo ari kimwe, biterwa n'abantu bagiye babyandika. Rero ni ukubera ko impamvu bagira hadith, abayisilamu bizera ko intumwa zose Imana yatumye zitigeze zikora icyaha. Bityo rero hadith yo irimo ubuzima bwa Muhammad. Noneho rero Muhammad nyine bamufata nka modo mu buzima bagomba kubamo. Ni ukuvuga ngo kureba ubuzima bwa Muhammad bibabera nyine nk'inzira nyine isanzwe buri Muislamu yakabaye abamo. Ibyo bintu rero hari ibintu nyine bihabanye n'ubukristo cyane. Icyambere, abayisilamu bavuga ko Yesu Kristo ari intumwa y'Imana, atari umwana w'Imana. Tone nubwo bamwemera. Ibyo bihabanye n'ubukristo kubera ko twe twemera ko Yesu Kristo yaje ari Imana kugira ngo turongere gukiranuka kw'Imana. Yego. Icya kabiri, abayisilamu bemera gihabanye n'ubukristo, ntabwo bemera Imana mu butatu bwera. Bavuga yuko abakristo basenga Imana eshatu. Ariko nanone Muhammad yarabihuhuye muri Korani. Buriya muri Korani ntabwo handitsemo ubutatu bwera twe nkuko tubwemera. Ahubwo muri Korani handitsemo yuko abayisilamu basenga Data na Kristo na Mariya. Nako abakristo. Ego, ntabwo mwuka wera buriya nta. Ni Data na Kristo na Mariya. Nibyo biba muri Korani. So rero urumva bavuga yuko abakristo ari abapolytheist, basenga Imana nyinshi. Ariko twemera Imana imwe mu butatu bwera. Ego, ibyo bintu twabitinzeho cyane turi kureba n'ukuntu agakiza kacu nyine gashingiye ku butatu bw'Imana. Sibyo? Hanyuma ikindi kintu, abayisilamu bemera ko binjizwa mu ijuru n'imirimo yabo bakora myiza. Bakavuga ko uburyo Imana izaca urubanza itazarucisha Kristo nk'uko twe tubivuga. Ahubwo bavuga ko Imana izafata imirimo igapima imyiza n'imibi, hanyuma ikidominye kikagena aho uri bugi. Bityo rero bihatira gukora imirimo. Hari n'ibindi bintu abayisilamu bakora bakavuga ko bibakuraho ibyaha cyane. Urugero nk'igisibo cya Ramadhan. Cya kintu giye gisimburanwa na ntuza na jihad ni igisibo cya Ramadhan, ndakibutse. Igisibo cya Ramadhan ni igihe abisilamu bamara ukwezi bagira amasaha yo gusengeraho biherereye bari kwigana ubuzima bwa Muhammad, kuko kubera ko uku kwezi kwitwa Ramadhan niko kwezi Malaika Jibril yahayemo Muhammad ihishurirwa rya mbere. Rero abayisilamu bavuga yuko kwizihiza igisibo neza cya Ramadhan hari ibyaha bibakuraho. Rero ibyo bintu nyine ndagira ngo twumve ko doctrine abayisilamu batandukanye naho n'abakristo. Ikindi, abayisilamu bemera ibintu byinshi kuri Kristo. Bemera ko Yesu Kristo yavutse mu buryo bw'igitangaza ku mwari Mariya. Nyine bemera Yesu Kristo Isa bin Maryam wavutse nyine Maryam yari umwari. Bakanemera ko yagiye mu ijuru adapfuye. Ariko kujya mu ijuru adapfuye ikintu baba bari gusigasira aba ari ukugira ngo batavuga ko yabambwe yarangiza akazuka, kuko ari hagakiza k'abakristo gashingiye. Ntabwo ari urukundo baba bafite rwa Kristo. Kuryo rimwe na rimwe nugerageza kubunana n'umuyisilamu azakubwira ati baya ni natwe ahubwo dufata Yesu Kristo mu rwego rwo hejuru kuruta uko mumufata. Kubera ko twe twemera ko yagiye mu ijuru, ni gute muvuga ko intumwa y'Imana ikomeye nka Yesu Kristo mwe mugatinyuka mukavuga ko yapfuye? Amen. Rero icyo kintu nacyo batemera kijyanye n'urupfu rwa Yesu Kristo nacyo ni ikintu gikomeye cyane ku byo twizera, kubera ko nyine ubukristo ahantu bushingiye naho butangiriye. Muzacunge neza, muzareba intumwa ubutumwa bwiza zigishije n'ubutumwa bwiza bw'umuzuko. Baragendaga bakabwira abantu ngo Kristo umwe mwishe mukamubamba, Imana yaramuzuye.
ubundi naho bari bashinze agati. Mwaho kuvuga ko yamuzuye rero, babaga babwiye abantu uti burya rero ibyahamijwe kuri we nibyo. Niyo mpamvu Paul yandikira Abaroma akababwira ngo ni ubutumwa bwiza bw'Imana buvuga iby'umwana wayo wavutse ku mubiri kwa Dawidi, ngo kuzuka kwe kugahamya yuko ari umwana w'Imana. Amen. Ngo umuzuko wa Yesu Kristo washyizeho seal. Niyo mpamvu Paul yandikira ab'Ikorinto akababwira ngo niba Kristo atarazutse, ibyo twigisha ni ubusa, no kwizera kwanyu ni ubusa, ntacyo kumaze. Amen. Nuvuga ngo iyo wakuyeho umuzuko uba usenya ikintu cyitwa ubutumwa bwiza cyose. Rero kuvuga ko Yesu Kristo atapfuye ngo azuke, ubundi ubutumwa bwiza bwose buba busenyutse. Nta n'ikintu kiba gisigaye cyo kubwiriza mu bakristo. Rero urumva nibyo bintu bikomeye cyane nyine abayisilamu batemera. Hanyuma uyu munsi ndashaka ko tuza gukomeza amateka y'itorero, tukayakomereza cyane mu kinyejana cya 8 n'icya 9. Niho nshaka ko tuza kureba cyane. Muribuka yuko turi kwiga amateka y'itorero twabonye ko muri 410 imitwe y'Abadage y'inyeshyamba z'Abadage yateye ubwami bw'Abaroma ikabusenya, yarangiza ikabwigarurira. Yari imitwe myinshi, ariko harimo ubwoko bumwe bwahise buzamuka ubwo bitaga Abafrank. Nibwo bwahise buzamuka. Nabwo hazamukamo imiryango ibiri yari ikomeye cyane, iyo bita Abakarolingian n'Abamerovingian. Nibo nyine bazamutse cyane basigara bayobora ubwo bwoko. Ikindi kintu bakoze rero nuko bameze nk'abantu bongeye gustabiliza ubwami, kabone nubwo butaje ari ubwami bw'Abaroma, ariko bongeye gustabiliza ubwami ku buryo bagize empire ikomeye ahantu Abaroma bari bafite empire. Barongera bayita ngo ni ubwami butagatifu Romani bw'Abadage. Rero niho tugiye kureba nyine ubwo bwami butagatifu Romani bw'Abadage ubukristo bwari bumeze gute, kuko ubwo muri East nubwo bwari busigayeyo tuzabirebaho ubutaha. Aba orthodoxe mu Rwanda ntabahaba, sinzi nimba bahaba. Hari amadini menshi ntazaba mu Rwanda, barahaba aba orthodoxe. Mu Bugande niho njya mbona haba insengero zabo nyinshi, ariko ubundi mu Rwanda hose narimbazi. Aba orthodoxe nibo basigaye mu gice cyo muri East, ariko muri West ahantu Abadage bari bafashe. Mwibuke ikindi kintu twavuze mu mateka y'itorero, nuko Abadage kimwe mu bintu bitangaje ntibigeze baza basenya insengero cyangwa ngo barwanye abantu b'Imana, bakuyeho ubwami bw'Abaromani gusa. Ibyo rero byatumye benshi muri bo batangira guhindukirira Imana. Bamwe bagira false conversion, cyangwa se bagira guhinduka kutariko kw'ikinyoma, ariko abandi nanone bagira guhinduka kuri genuine mu Bukristo. Rero icyo gihe ugeze mu myaka ya za 700, wenda turaza gutangira muri 600. Mu myaka ya za 600 tubona ubu bwami bw'abami butagatifu Romani bw'Abadage bwari buri gukomera cyane cyane ahari hayobowe n'ubwoko bw'Abafrank. Byagezeho bamera nk'abasize ubundi bwoko bwose, bo barazamuka cyane. Ariko icyo gihe bari bafite intambara nyinshi. Abafrank rero bayoboraga ubwami ari imiryango ibiri. Habagamo abo bita Abamerovingian, nibo babaga bafite intebe y'ubwami, hanyuma ababungirije bakabita Abakarolingian. Rero uko imyaka yagiye ishira, abo bantu bari bafite intebe y'ubwami bagiye batakaza power. Abo Abamerovingian bagenda batakaza power, igenda ifatwa n'abantu bari babungirije bitwaga Abakarolingian. Rero icyo gihe Abakarolingian bari gufata power, ariko ntibigeze baba bami. Ahubwo hagiyeho Umukarolingian umwe nyine wari meya w'ubwami witwaga Charles Merteri, ahita agira ishyaka ryo gushaka kongera kuzana igitinyiro ubwami bwabo bwahoranye. Mu kuzana igitinyiro ubwami bwabo bwahoranye, rero ndagira ngo ikintu muze kucyumva impamvu turi kuza kuri ibyo bintu. Hari ikintu kimwe yatekerezaga kigomba gukorwa kugira ngo ubwami bwabo bugire amahoro kandi bukomere. Ikintu kimwe mu bintu yatekerezaga harimo intambara of course zo kurwanya abantu barwanya ubwami, ariko ikindi cya kabiri harimo kohereza abamisiyoneri hanze bakajya kubwiriza amoko yakundaga kubashoraho intambara. Impamvu yatekerezaga ko aba bantu igihe bahindutse abakristo bashobora kudakomeza gushora intambara ku bwami bwabo. Rero biba ngombwa nyine ko agira icyo gitekerezo mu mutwe
cyo kohereza abamisiyoneri. Rero ibyo bintu ikintu gitangaje Imana yarabikoresheje ku buryo abantu benshi bakijijwe, nubwo nyine byari bivuye muri force motive, ariko yarabikoresheje ku buryo abantu benshi bakijijwe. Ibyo bintu rero byahise bizana ikintu mu bwami, byabaye ngombwa ko yiyunga n'abayobozi b'intuza nyine ibintu by'Imana mu Baroma. Icyo gihe biba ngombwa ko yiyunga kuri papa nyine kugira ngo amuhe abamisiyoneri ari buze kohereza. Icyo gitorero riba ritaraba corrupted cyane, ariko nanone ino myaka tugezemo bayita ngo ni dark ages, ko nibwo itorero ryagiye riba corrupted cyane kurusha mbere. Rero icyo gihe cyane cyane mu bamisiyoneri bazwi harimo uwitwaga ngo ni Willibrod. Bamwohereje cyane cyane kubwiriza muri Netherlands. Yabwirijeho ubutumwa bwiza mu buryo bw'uko nyine muri Netherlands abantu benshi bizeye ubutumwa bwiza, benshi cyane. Hanyuma undi bohereje uzwi cyane nshaka kuvugaho nkamera nk'utinzeho ni uwitwaga Winifred. Winifred azwi ku izina rye ry'ikilatini yitwaga Boniface. Uyu mugabo witwa Boniface yabayeho muri 680 kugeza muri 754. Yapfuye ari umusaza, yishwe n'abantu yabwirizaga mu butumwa bwiza, ariko yari amaze gusaza. Uyu rero Boniface yagiye kubwiriza mu bwoko bwarwanyaga nyine ubu bwami bw'abami bw'Abafranka, ajya kubwiriza mu bwoko bw'abantu bitaga Abasaxe. Rero agezeyo nabo bitaga Abafrigian, nabo bitaga ba Thuringian. Rero ageze cyane cyane aha mu ntuza mu Basaxe, yasanze abantu baho hari igiti basengaga Imana yitwa Thor, bavugaga ko ari Imana y'inkuba abantu baho. Noneho bagira igiti bayiziririzaho nyine, bavuga ko icyo giti nyine ari igiti kimeze nkaho ari nk'ubuvumo bwayo, ku buryo hariho umuziro uvuga yuko hagize umuntu ukinisha icyo giti akagitema, inkuba yahita imukubita. Boniface rero agezeyo, ikintu cya mbere yakoze ni ugufata ishoka aragenda atsinda icyo giti, arangije arakibajisha imbaho azubakamwo urusengero. Bituma abantu benshi rero bagira ubwoba, batinya nyine iyo Mana aje kubabwira. Then bituma nyine abantu benshi bahindukira bumva ubutumwa bwiza. Ibyo bintu Imana yagiye ibikoresha cyane mu mateka y'itorero ku bamisiyoneri, cyane cyane mu bwoko bwangaga Imana. Agasanga hari nk'ikintu baziririza, yagerayo akagitinyuka nawe no mu buryo atarazi, akabona abantu bari kuza kumubaza nyine, ahubwo bakenda kumuramya nk'Imana. Rero byatumye abantu benshi bo muri ubwo bwoko bahita bahindukirira Imana, ku buryo nyine muri ubu bwoko bw'Abadage bumve ko Boniface bamwise ngo ni Apostle of Germans, nyine ngo ni intumwa nyine ku Badage. Yego. Rero Boniface yaje gupfa nyine yishwe n'abantu bamwe muri ubwo bwoko muri 574, bamuciye igico nyine baramwica. Hanyuma uyu mugabo nawe witwa Charles Merteri amaze gupfa, ku bwami yasimbuwe n'umugabo witwa Pepin de Short. Bamwita ngo Pepin de Short. Sindi gushaka gutinda mu bintu by'abami cyane kuko nabonye abantu benshi batajya babyumva. Uno Pepin de Short rero nanone kubera ko ahantu ubukristo bwari bufite i Roma, abantu hari ubwoko bwabugabagaho ibitero byinshi, ndetse bugashaka gukuraho nyine aho hantu bari batuye, cyangwa se ahantu nyine hari hubatse urusengero rw'i Roma n'agace nyine kakontororwaga na papa. Icyo gihe byabaye ngombwa ko papa wari uriho witwaga Zacharias ajya kwiyunga kuri uno mwami witwa Pepin de Short kugira ngo amuhe ingabo zijye kurwanya abantu nyine bari kuza gutera ahantu yabaga. Ibi bintu byazanye political alliance muri religion, cyangwa se byazanye nyine kuba religion yongera kwiyunga na politike cyane. Noneho rero byaje kugeraho ubwo uno Pepin de Short yari amaze gupfa, asimburwa n'umuhungu we witwaga Charles, baje kwita ngo ni Charlemagne, cyangwa se Charlemagne nyine bisobanura ngo ni Charles mukuru cyangwa se Karoli mukuru, Charles the Great. Manye ni ijambo riva ku kilatini Magnus. Magnus nyine bisobanura great. Rero nyine Charlemagne, impamvu ndi gushaka kuza kuri Charlemagne niwe ndi buze gutindaho cyane, ni nawe nari ndi kuzaho. Uyu Charlemagne
amaze kujya ku bwami byabaye ngombwa ko papa aza kumwimika, noneho bakuraho bwa bwami bw'abamerovingian, abakarolingian bahita bahinduka abami, abari bo bahita bahinduka abami. Rero kuri iki gihe abakarolingian bari bamaze guhinduka abami, Charlemagne yameze nk'umuntu noneho wongeye kuvugurura ibintu byose byari biriho, akora intambara nyinshi, atsinda ahantu henshi, agira ubwami bukomeye cyane ku buryo abantu bajyaga bamusingiza bakavuga ngo ni Mose. Ibyo bintu njya myumva no muri iki gihugu bari kuvuga ngo perezida ngo ni Mose Imana yatwoherereje, ariko ibyo nyine ntabwo ari byo. Bajya bamusingiza bavuga ngo ni Mose waje gukura nyine ubwo bwoko bw'Abadage, nko niba navuga nko mu bwigunge, niba navuga nyine yaje kubambutsa bashyira muri Kanani yabo, kuko mu gihe cye ubwoko bw'Abadage bwagize imbaraga, ubwami burasagamba nyine bukwira ahantu hose, habaho amahoro adasanzwe. Ariko ikindi kintu gikomeye kuri Charlemagne, hari ukuntu yitekerezaga nk'umuntu Imana yashizeho. Rero kwitekereza nk'umuntu Imana yashyizeho, yitekerezaga yuko akwiye kuyobora nk'abami bo muri Isiraheli ba kera beza, nka Dawidi na Josiah. Nicyo kintu nyine yatekerezaga, ku buryo mu gihe cya Charlemagne umuntu wicaga amategeko y'Imana nawe yahanwaga n'ubutegetsi bwa leta, ariko ikibazo we yarayicaga. Ikindi cya kabiri, yarazamutse cyane ku buryo nyine ariwe watangiye kugena ibikorwa mu rusengero, cyangwa se ibikorwa nyine muri church, ku buryo Charlemagne nyine yahise afata ino empire y'Abaroma ayihindura empire ya Gikristo, cyangwa se ahindura ubwami bwa Gikristo, amera nka Constantine uko yari yarabigize ku gihe cye, ndetse arenzaho. Rero ari ibintu Charlemagne yakoze cyane cyane ku bijyanye n'ingabo. Yagize igisirikare gikomeye cyane, aragenda atsinda ibice binini by'i Burayi, ku buryo nyine wabonaga ko asigaye akomeye. Hanyuma arangije akuraho ndetse n'aba bantu bajyaga baza bagatera papa bakamutwara ubwami bwe, babitayeho n'Abarombardi, arabatsinda ku buryo nyine nabo yabashyize munsi y'ibiganza bye. Ikindi kintu, Charlemagne yarwanye n'Abayisilamu, kuko Ubuyisilamu nabwo bwari buri kwataka nyine igice cyo muri West, abasha kubasubiza inyuma ku buryo igice cyo muri West nyine kitigeze kigeramo Ubuyisilamu mu gihe cye. Yarwanye nabo basubiza inyuma, ndetse bambura bimwe no mu bice bari barafashe byo muri Espagne, abasubiza inyuma kure cyane. Nituzajya tuvuga ibintu by'intambara z'Abayisilamu nyine n'abantu bari mu izina rya Kristo, mujye muzumva kuko zabayeho cyane. Wenda nitugera mu 1112 tuzareba igihe hagiye hatangira intambara bita ni Croisade. Umuzi wazo uva hano, uva yuko nyine Abayisilamu nabo uburyo baguye idini ryabo bwari uburyo bw'inkota. Rero uyu mugabo nicyo kintu yakoze. Ikindi cya kabiri rero, yiyumvaga nkaho noneho ubwo ari bwo bwami bw'Abaroma, bigatuma noneho abantu basigaye bake mu gice cyo muri East batumvikana nawe, kubera ko bumvaga ari bo Baroma nyakuri. Igice cyo muri East tuzakigarukaho ejo bundi. Ikindi cya kabiri, ku bintu bijyanye n'umuco, Charlemagne yongeye kuzamura ikintu kijyanye no kwiga cyane, nyine abantu bahinduka abanyabwenge. Iki gihe abantu bahindukaga abanyabwenge byafashaga cyane cyane n'Abakristo, kubera ko tubona nyine hari abantu bo muri icyo gihe b'Abakristo bagiye bazamukira muri ibyo bintu bya Charlemagne, nk'uwo twita Paul de Dicconi, uwo bita Theodulf wo muri Aurelian, n'uwo bitaga Paulinus. Aba bari mu bantu bari bameze nk'abantu bafashe ubukristo cyane, kubera ko nibo bakomeje gushyigikira doctrine ndibuze kuvuga imbere bita ngo ni Filioque. Ino Filioque cyangwa se ino nyigisho nyine ya Filioque yaje guteza ibibazo byatumye church y'Iburasirazuba itandukana n'iy'Iburengerazuba. Ino nyigisho rero yavugaga yuko Mwuka Wera akomoka kuri Data no kuri Mwana. Ego iyo niyo twemera natwe. So icyo gihe rero abantu bari kuyijora cyane, biba ngombwa nyine ko itorero ryongera kuyicaraho. Kubera iki? Muzabona muri Bibiliya bavuga ngo Mwuka wa Kristo, Mwuka w'Imana. Yego, ntabwo turi kuvuga ko Mwuka Wera hari igihe atariho. Yego,
ariko bibiri y'uburyo nyine muvuga tubona Yesu Kristo ari kuvuga ngo nintagenda data ntazaboherereza undi mufasha, tukumva mwuka wera nyine ari guproceeding ava kuri data. Mu cyongereza niho bakoresha ijambo ryiza bavuga ngo proceed from the Father and the Son. Yego, ariko tukabona na Kristo nyine birivuga ngo umwuka wa Kristo, umwuka wa, ku buryo nyine uburyo bibiri bigaragaza yerekana ko the Holy Spirit proceed from the Father and the Son. Iyo rero niyo filio. Hanyuma rero muri East bo bemeraga ko mwuka wera akomoka. Ninkoresha gukomoka muze kubyumva. Nabanje kwisegura kuko ikinyarwanda tugira amagambo make. To proceed. A proceeding nyine ava kuri data. Yego, atava no kuri mwana. Sibyo? Kubera ikirere ibi bintu rimwe na rimwe nyine biba ari ingenzi kubyumva bavandimwe. Iyo turi kuvuga mu mwuka wera a proceeding ava kuri data no kuri mwana, turagaruka kuri Kristo igihe yari ari mu isi. Aravuga ngo sinaje gukora ibyo nishakiye, naje gukora ibyo data wantumye ashaka. Bivuga ngo Kristo aza ku isi nubwo nyine ari a Trinitarian Council cyangwa se ari inama y'ubutatu bwera nimba ariko nayita mu isezerano ryo gucungura, ariko Kristo aza nyine ameze nk'uri gukora ubushake bwa data. Ku buryo n'iki byanditswe byera bigaragaza. Ntabwo turi buze kugihakana. Ego? Ku buryo nyine tubona Kristo ari kuvuga data niwe wantumye, data data data. Ku buryo uri gusoma nk'ibintu Yesu Kristo yagiye avuga ushobora kugenda uburamo mwuka wera. Ego? Ari nayo mpamvu abayehova bajya bavuga ngo nyine ngo data ngo aranduta. Avuga ngo Kristo ntibumva ko yavuze ko data muruta, ngubwo rero Kristo si Imana. Ariko iryo ni isezerano mu gucungurwa yuko Kristo ari buce bugufi akagandukira ubushake bwande bwa data. Ibyo bitavuze ko mwuka wera adafite umurimo, kuko niwe wemeza abanyabyaha akanakomeza kurinda itorero ry'Imana kugeza igihe Kristo azagarukira kuri yana. Ariko uburyo bibiri igaragaza ko Kristo avuza mu isi akomotse kuri nde? Kuri data. Ubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo nibwo buryo nyine bibiri yashimye kubidusobanurira. Hanyuma ikatubwira ko mwuka wera waza a proceeding ava kuri data no kuri mwana. Amen. Sinzi nimba muri kubyumva ibyo bintu. Rero ntabwo ino doctrine yari ntoya cyane ku buryo nyine aba bantu rero nibo bongeye kuyisigasira cyane. Ikindi kintu mu buryo bujyanye n'iby'iyobokamana hari nk'ibintu bitatu Charlemagne yakoze, bimwe nyine bipfuye n'ibindi bijya kuba bizima. Ikintu cya mbere yakoze nuko yari yarashyizeho gusenga ku cyumweru ari itegeko ku muntu wese. Abantu bose bagombaga kureka imirimo yabo bakajya gusenga. Keretse ngo abantu babaga bafite igikorwa cyo gushyingura bonyine nibo batajyaga gusenga. Ikindi kintu nuko icya 10 cyabaye itegeko ku buryo umuntu utaragitangaga bamuhaga excommunication. Baramwirukanaga. Ikindi kintu rero nanone nuko mu gihe cye hari kuzamuka inyigisho bita adoptionist cyangwa se murumva ko irimo adoption, nagira ngo tuze kubyumva, kugirwa umwana. Aba adoptionist bigishaga yuko Kristo kubw'umubiri nawe yabaye adopted by the Father, kuko yambaye umubiri nyine mu mubiri ngo yabaye adopted by the Father, ngo kabone nubwo yahoze ari umwana w'Imana itanari. Ego? Ariko ibyo ntabwo ari byo, kubera ko abantu baba adopted by the Father ni twebwe duhinduka abana w'Imana by adoption. Ntabwo Kristo ahinduka umwana w'Imana by adoption. Ibyo nuvuga ngo no mu mubiri ntabwo yari akeneye kwadoptingwa na data kugira ngo ahinduke umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana n'igihe yari ari mu mubiri. Niyo mpamvu biri tubwira ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye yohereza umwana, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uvuga ngo Kristo aza ku isi yaje ari umwana w'Imana kandi yahoze ari umwana w'Imana kuko akiri ku isi niwe muntu wajya guclaiminga data, akavuga data mu buryo bw'uko akomoka kuri se. Ego? Atari nk'uko twe tuba abana b'Imana, Imana itwemereye muri Kristo Yesu. So rero iyi nyigisho nayo
yazamutse nyine mu gihe cya Charlemagne. Hanyuma ku bijyanye n'ukuntu Charlemagne yarabanye na papa, icya mbere ni uko Charlemagne yiyumvaga nk'umuntu washyizweho n'Imana kuba umwami n'umutambyi, bityo rero ubundi butware bwose bugomba gukorera munsi ye. Rero niwe wagombaga gushyiraho papa cyangwa se akamukuraho. Yaravuga ngo ni et rex et sacerdoce, both king and the priest. Ibyo rero byazanaga intambara na papa, kubera ko papa nawe guhera kera mu gihe cyaba hose yasi bo muri Cordova bari nimba mubibuka, ndi kugerageza gusubira inyuma kugira ngo mugerageze kwibuka. Hoseasi wo muri Cordova yabayeho mu gihe cya Constantine. Bari bariyamye umwami bamubuza kwivanga mu bintu biri religious, bakamubwira ngo wowe Imana ya co-interesting the civil affairs, kwebwe itwinteresting ubugingo bw'abantu. Hanyuma rero bakamubwira ati nihagira umuntu uva muri twe aje gutera ubwambi bwawe uzafata inkota umurwanya, ariko natwe niwinjira mu itorero tuzakurwanya. Rero urumva ibyo bintu byagiye bihora mu ntambara, ku buryo uyu Charlemagne amaze kujyaho yarwanye no guhinduka noneho umwami ariko ucoordinatinga n'ibyo papa, ku buryo nyine hari ibintu yafatagaho imyanzuro bijyanye n'itorero, itorero rikaba rifite kubikurikiza ariko papa atabizi. Imwe mu myanzuro yigeze gufata ni ijyanye n'ibintu bijyanye na iconoclast, cyangwa se iconoclast nagerageje kuzivugaho nazo muze kuzumva. Icons ni ibintu bijyanye no kuvuga nuko ibishushanyo bigomba kugenzerezwa mu nzu y'Imana, kubera ko abantu benshi bamaze gupfa bahorwa akarengane, byabaye ngombwa ko abakristo batangira kujya barema amashusho yabo bakayashyira nyine ahantu basengera, ariko batagamije kubasenga ahubwo mu buryo bwo kubibuka. Rero abantu batangiye kujya bapfukamira ayo mashusho, ni naho hagiye hazamuka kuba nyine abagatulika iki gihe bambaza abatagatifu, biturukaho nyine kuri iconoclast. N'abantu bagendaga bahorwa Imana, hanyuma abakristo bakavuga ati reka tuzane amashusho yabo kugira ngo tujye duhora tubazirikana. Ego rero mu nsengero byarahabaga. Rero uyu mwami yafasheho umwanzuro w'uko nyine nta muntu ugomba kubararira amashusho, cyakoze bagomba gukomeza kuyashyira mu nsengero nko kwibuka nyine ababanjirije. Ikindi kintu ni kuri iki kintu cya filioque controversy, byabaye ngombwa yuko uyu mwami avuga ko baza kongeramo yuko Mwuka Wera akomoka kuri Data no kuri Mwana. Ego muri Nicene Creed cyangwa se mu ndangakwemera z'Iniseya. Ndangakwemera z'Iniseya twazivuzeho cyane. So iyo myanzuro rero yayikoze without kujya kureba papa nyine ngo amubaze ngo biraza kugenda bite. Ikindi kintu ni ikijyanye n'uburyo itorero ryo muri West noneho nyine ryatangiye kujya risenga. Itorero ryo muri West uburyo ryatangiye kujya risenga nabyo ni ibintu yagizemo uruhare nyine, ashepinga ibyo twita liturujia. Hanyuma uyu mwami rero amaze gupfa, umuhungu we ntabwo yakomeje kuyobora nk'uko yayoboraga, ku buryo byabaye ngombwa ko ubwami bucikamo. Ariko kuva icyo gihe ubwami butagatifu Buromani bw'Abadage bwari bwamaze kubaho. Hanyuma hari abantu b'ingenzi dufata nyine nk'abantu bo kurebaho muri icyo gihe. Abambere nabavuze ni Boniface. Nyine ivugabutumwa rya Boniface ryari ivugabutumwa nyine n'iki gihe nyine abantu bakwiye kongera kwireferaho, kubera ko icyo gihe abantu benshi babaga muri monastery cyangwa se mu nzu z'abihaye Imana. Boniface yabonaga ko nyine kugira ngo Kristo busakare bisaba yuko abantu bari busohoke mu nzu z'abihaye Imana ngo abari byo byitwa ubukristo, ahubwo bakajya kubwiriza abapagani. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri ni ukuntu nyine yabwirije ubutumwa bwiza, ashyizemo imbaraga nyinshi, ku buryo nyine ubona abantu barahindukiye bakizera Imana. Bavandimwe, nta muntu uzakizwa atabwirijwe.
uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi uko umuntu agenda agira umwete wo kubwiriza rwose pe, Imana imuburesinga abantu bakizwa. Yego, nta muntu wagize umwete wo kubwiriza wapfa nyine wagize umwete usumba abandi bantu wapfa gusanga atari mu mateka y'itorero. Hari n'abantu bajyaga ahantu akakubita n'imyaka 20 atarabona umukonvati n'umwe, atarabona umuntu n'umwe wizera ubutumwa bwiza, ariko nka nyuma yaho akajya agira ngo bose bari kwizerera rimwe. Ariko nyine ni Boniface. Undi muntu rero wabayeho muri iki gihe n'uwo bita ngo ni Benedicto wo muri Aniane. Uno Benedict wo muri Aniane, twavuze Benedict wo muri Nurusiya. Okay, muze kubatandukanya aba babiri. Benedict wo muri Nurusiya ameze nkaho ari we muntu wavuguruye ibintu by'abamonasteri cyangwa se inzu z'abihaye Imana, yarangiza akazi umurongo. Icyo gihe inzu z'abihaye Imana ntabwo zari z'abapadiri. Inzu z'abihaye Imana yari inzu n'umuntu ashobora kujya mu igihe gito yarangiza akayivamo. Zarinze ababyeyi bohereza y'abana babo kugira ngo bajye kurererwayo, barirwe batozwa imico ya Gikristo no gukunda Imana. Ndetse nuriya mwami twabonye witwa Pepin de Short yohereje y'abana we babiri bakurira muri monastery. Nyine zari inzu abantu bashyiraga ahantu bitaruye, bakaba bafite devotion ku Mana, ari nkacyo kintu cyabashize. Bakaba bakora kugira ngo babone ibyo kurya, hanyuma undi mwanya wose basigaje bakawukoresha bari gusenga, bari devoted ku Mana. Ni inzu rero zagiye zishepinga abantu benshi bagiye batandukana, ndetse bagize umumaro mu mateka y'itorero. Ntabwo ari nk'izi z'abapadiri nyine twita iz'abihaye Imana, kubera ko umuntu yashoboraga kujya muri monastery kubera ko nyine abona hari nk'ibyaha biri kumuganza kandi akeneye gutsinda, akaba yihungije isi isanzwe akajya muri monastery akamaraho nk'imyaka 10 cyangwa 5, akagaruka nyine yumva umutima we hari ukuntu maze kunesha ibyo bintu. Yego, ntabwo rero monastery z'ubwazo zari mbi. Iki gihe iyo umuntu avuze monastery abantu baba bashobora kwikanga. Iyo tuvuze inzu z'abihaye Imana abantu baba bashobora kwikanga, bagahita bavuga ati ubwo ni igipadiri. Ntabwo ari igipadiri, ni ikibikira. Ibyo nyine ni Gatolika yagiye bishepinga nyuma uko iminsi yagiye ishira, nyine nuko izo nzu zagiye zihinduka. Ariyo mpamvu nyine tugenda twiga amateka y'itorero ngo turebe uko ibintu byagiye bihinduka. Ariko mbere ubundi ziza zari z'abantu bashaka kwidivotinga ku Mana, ku buryo ntekereza ko n'ubu hagize nk'umuntu ugira umutima wo kugarura monastery mu buryo buzima yabakoze ikintu cyiza. Yewe wa mukazo wanya ari hatanga ngo afashe nkingurire wanje namubuze. Rero ntabwo ariko byari bimeze nyine ku bintu bijyanye na monastery. Monastery nyine hari ahantu harera abantu mu buryo bw'umwuka, kandi rwose byarakoraga. Imana nyine yashimye kubikoresha mu gihe cyabyo, ku buryo nk'abantu benshi nyine tugira mu mateka y'itorero, yaba ari Augustine twavuze, yaba ari Jerome, yaba ari ba Bazili bo muri Kaisaria, Gregory w'Inisa, Gregory w'Inazianzusi, bose babaye muri monastery, niho bagiye bakurira. Ntabwo rero monastery zari zimeze nabi nk'iki gihe. Iki gihe monastery ni inzu z'abapagani b'abapadiri bavuga ngo bihaye Imana batazi n'iki Imana ivuga. Abapadiri n'ababikira. So rero ntabwo ariko zari zimeze. Rero uyu mugabo witwa Benedict wo muri Aniane, ubundi bamwita ngo ni reformer cyangwa se ni umuriformer. Uvuga ngo Benedict wo muri Nurusiya bamwita founder wa monastery, hanyuma uwo muri Aniane bakamwita reformer cyangwa se umuntu wa reformize nyine inzu z'abihaye Imana. Kubera iki? Uno Benedict wo muri Aniane nyine yagiye mu nzu y'abihaye Imana muri 775, ariko agezeyo asanga nyine abantu babamo baradohotse, basigaye babaho ubuzima buteye ubwoba bw'ibyaha. Biba ngombwa ko iyo nzu y'abihaye Imana yivamo ajya gufondiye yindi, hanyuma nyine aho abariho hera ari forminga uburyo nyine abihaye Imana bagomba kongera kubaho.
yatangiranye rero amahame akakaye cyane, nyuma yaho aza kugera ku nzandiko za Benedict wo muri Nurusiya. Ubundi bo ntibanakoraga icyo gihe, nyine wabaga ari umwanya wo gusenga gusa. Aza gusanga nyine bakoreshaga amaboko yabo kugira ngo babone ibibatunga, hanyuma bagasenga. Rero iyo wave yongeye gusubira mu nzu z'abihaye Imana icyo gihe, ku buryo abantu nyine bongeye kugira umwete wo kuvugurura monastiri, zongera kuba ibigo bitreninga abantu ku bintu bijyanye n'iby'Imana, byongera kuba ibigo biri spiritual. Undi muntu tuvugaho ni uwitwaga Gottschalk. Uyu mugabo nawe ntabwo azwi cyane mu mateka y'itorero, ariko yari umuntu ni ukuvuga ngo nawe yakuriye mu nzu z'abihaye Imana, yabayeho muri 885 kugeza muri 869. Yari umwe mu bahungu b'abatware b'Abasaxon. Hanyuma ababyeyi be bamushyira mu nzu y'abihaye Imana yabaga i Fulda akiri umwana. Rero akiri umwana yihatiraga cyane gusoma inyandiko za Augustine cyane. Rero mu gusoma inyandiko za Augustine byatumye atangira kujya agirana ibibazo n'abantu ku bintu bijyanye na predestination. Predestination ni inyigisho ivuga yuko ibintu byose Imana yabigeranye bitari byabaho, kandi iyo niyo Mana nyine. Hari igihe abantu bijya bibagora, hari igihe nyine iyo uvuze ibyiza bahita bavuga ati iby'Imana yabigeranye ntari nabaho, ariko wavuga ibibi bagahita bavuga ati oya. Ariko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero muri predestination ikintu kimwe gikomeye, ubundi predestination ihura na election cyangwa se gutoranywa kw'abera. Nicyo kintu rero abantu benshi bajya bagwaho, kubera ko nyine predestination ivuga ko mbere y'uko ibintu byose bibaho Imana yari yagennye ko hari abantu bazakizwa. Yego, hari abandi babigeza kure bakavugamo double predestination. Naho bashobora kuba barimo, ariko njye sinemera double predestination. Double predestination ivuga ko Imana yagennye abazakizwa n'abazarimbuka. Ntabwo ari cyo Bibiliya yigisha. Nicyo mbona muri Bibiliya. Mbona Bibiliya ivuga ko Imana yatoranyije abazakizwa, abandi ikabarekera mu byaha byabo, ikabareka nyine ngo bakurikize ibyirari ryabo. Ego, so nibwo buryo nabona buri biblical aho kugira ngo mvuge nyine mu bundi buryo mu zindi rangaje Bibiliya idakoresha. Rero uyu mugabo kubera nyine guhagarara ku nyigisho ya predestination, ni igitangaza nyine ko Imana yagiye preservinga abantu bameze batya. Uyu mugabo nyine byabaye ngombwa ko baza kumufunga, baza no kumwica nyine bamuhoye ibyo by'inyigisho yari ahagazeho cyane ya predestination. So aba rero bari mu bantu b'ingenzi cyane twongera kubona muri ano mateka y'itorero. Rero ubu bwami bwa Charlemagne amaze kuvaho, nabibabwiye ko bwabaye nk'ubusenyutse kubera ko umuhungu atabashije kuyobora nk'uko yayoboraga. Biba ngombwa ko bugabana abahungu be batatu. Wari wagiyeho witwaga Louis the Pious, ntabwo nyine yayoboye mu ntambwe za se. Hanyuma biba ngombwa ko ubwami bucikamo, butangira kugenda bushegeshwa, ku buryo n'abayisilamu noneho batangiye cyane cyane nk'igice cy'amajyepfo cyabwo batangiye kucyataka cyane, ndetse bafataho ibice binini. Rero bavandimwe, ikintu nyine tureba muri ano mateka y'itorero, nanone muri ibi bihe byo hagati tureba ukuntu Imana yagiye preservinga umurimo wayo. Ego, ubushize twari turi kureba nyine kuri Isilamu, tubona nyine ukuntu yinvedinze ikinjira mu Bukristo, ikaza iri violent, hanyuma Imana igakomeza gupreservinga umurimo cyane cyane muri West. Ariyo mpamvu ariho twerekeye. Rero twari turi kureba nyine even no muri iki gihe cya Isilamu iri kunyeganyeza ibintu byose muri West byari bimeze bite. Ego, nuko nyine Imana yahagurukije abami bo mu isi basanzwe babasha kurwana na Isilamu, buryo at least babasha kubundikira nyine ubukristo, bo bugakomeza kuhaba mu buryo butihishe cyane, nyine mu buryo bweruye. Ego, so nicyo kintu rero cyabayeho. Tubona nyine ukuntu aha hantu Imana yahagurukije abami cyane cyane aba ba Frank bari bakomeye baba Carolingian, bagahaguruka ari abanyembaraga ku buryo bimiriye Isilamu,
ntibashe kwinjira cyane muri west ngo ihangirize. Ariko ikindi cya kabiri tukabona nanone Imana yaragendaga ihagurutsa abagabo bo kwizerwa nk'abo twagiye turebamo hano, barimo ba Boniface wabwirije ubutumwa bwiza. Boniface rwose muzasoma ibintu bye biratangaje. Hakazamo nyine aba ba Benedict, hakazamo aba ba Grottschak. So aba nyine ni abantu Imana yahagurukije kugira ngo bakomeze gupreservinga ukuri kwayo. Rero hari igihe turi kwiga church history, ubundi twiga twagera nko kuri Augustine na Jerome tugacamo, hanyuma tukazongera kuvuga amateka y'itorero ko yabaye resumed bigeze kuri Wycliffe na John Huss imbere ya Reformation mo gato. Ariko mu by'ukuri iyo turi kureba ibintu tubona ko buri kinyejana Imana yagiye ihagurutsa mw'abagabo bakomeza gupreservinga umurimo wayo, ndetse bakanakomeza kurinda itorero ryayo, yabikoresheje leta z'abantu mu buryo yarinze itorero ryayo, ndetse yabinakoresheje nyine abantu b'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Barahaguruka bakomeza gupreservinga itorero, nta gihe Imana yabaye hidakiza abantu. Niyo mpamvu itorero rihari. Itorero rishobora kwimuka mu gace kamwe, ariko itorero ntabwo rizashira ku isi kugeza igihe Kristo azagarukira. Rishobora rwose gushyira mu gace kamwe. Nk'ubu mu Rwanda igihe gishobora kuzagera rwose hakaba hatari itorero na busa. Ariko ibyo ntibivuze ko i Burundi ridahari cyangwa muri Libya. Yego, ni uburyo Imana igenda ipreservinga itorero ryayo, ku buryo nyine niyo haje n'intambara nk'izo z'abayisilamu zo kwica no kwangiriza, Imana nyine ipreservinga itorero ryayo. Amen. Yego, iyo haje iby'ubuyobe Imana ipreservinga itorero ryayo. Iyo hajeho gukandamizwa na leta Imana ipreservinga itorero ryayo. Imana ikunda itorero ku buryo itarireka rigenda. Niyo mpamvu Kristo yavuga ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare, ngo niyo amarembo y'ikuzimu yafunguka ntazigera arisenya na gato. Rero nyine iyo turi kureba ibintu tureba nyine abantu bagiye babaho muri buri generation, bagiye bakipinga nyine itorero ry'Imana. Twagiye tubona mu gihe Roma yasenyukaga, tubonamo ba Saint Patrick bahagurutse bakabwiriza ubutumwa bwiza mu buryo nyine Imana yabakoresheje mu buryo bw'igitangaza. Hari nk'igihe iyo turi kuvuga n'amateka y'ivuga butumwa duhera nko kuri William Carey. Abantu benshi wenda ukavuga ati Paul yabwirije ubutumwa bwiza, ariko hari undi witwa William Carey na David Brainerd na John Eliot babwirije ubutumwa bwiza. Ariko ugasanga nyine kumenya Saint Patrick ntabihari, kumenya Boniface ntabihari. Ni ibintu biri aho nyine ku buryo wagira ngo itorero ry'Imana ryagiye ribaho rikazima rikongera rigahaguruka, rikazima rikongera rigahaguruka, rikazima. Ariko ntabwo ariko kuri. Nyine Imana yagiye ihagurutsa abagabo bo kwizerwa. Amen. Rero nyine ibi bintu turi kubisoma tumenya ko iki gihe ari twe Imana ihagurukije pe, nta bandi bahari. Gusa ibyo nyine nitutabikora tukivovota nka Eliya, Imana igitubwira ngo nizigamiye abantu 7,000 batapfukamiye Bayali. So nicyo nyine Imana yongera kutubwira. Azubwira nyine nimba utari kubikora ukaba udafite umutima wo kubikora, umura ntabwo ari wewe wenyine. Nazigamye abandi 7,000 batapfukamiye Bayali. They will do my work. Amen. Rero ni iki kintu tureberaho amateka y'itorero. Rero ni iki kintu cyabayeho cyane cyane mu bwami butagatifu Romani bw'Abadage, tuzakomeza kugeza nyine mu gihe cya Reformation, kuko ubu bwami butagatifu Romani bw'Abadage nibwo bukomeza kugeza mu gihe cya Reformation. Yego, ubutaha rero tuzareba ku itorero noneho ry'iburasirazuba ryahuye cyane cyane nyine no gushegeshwa na Islam, ukuntu ryo ryakomeje gusurvivinga, nyine naryo ryakomeje kubaho, ab'Imana yarokoye inkota y'Abisilamu. Sibyo? So umwami rero abane natwe. Nimba hari umuntu wagize ikibazo yaza kukibaza.